Mwaramutse Yesu ashimwe. Reka turirimbane umuririmbyi wa 21 mu gakiza, aba ariwe tushimira mu Imana iki gitondo. Dutaramiremo Yesu, dushyire Yesu hejuru. Kuririmbira Imana birakwiriye, tugihumeka turirimbe. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo. Twiringiye Imana yacu nizakora ibibi. Zirukana Satani, ayizategeka isi yose. Tuzefesha nidusanesha nidusaba, kuko Imana izitumvira. Na Satani izategeka isi yose. Tuzefesha nidusanesha nidusaba, kuko Imana izitumvira. Amen, 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 amen. Amen, Imana. Mana ushimwe. Impanda ziravuze, muze twese kanguka usenge, kuko Imana yacisha. Haleluya, iko twese tubabera. Ni muntu mwitore, haleluya, uwejejwe muri byo. Tutireka kwiganyira, urabimba tagasha. Uri muntu mwitorero, uwejejwe muri. Haleluya, tutireka kwiganyira, urahabwa imbaraga sha. Amen, 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 amen. Yo. Turirimbirihoraho, Yesu ari hamwe natwe, ngo tuneshe ibigera. Haleluya, kubw'imbaraga za Yesu. Muze dukorere umwami Yesu, tumubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima, bikorere umwami Yesu. Haleluya, ndetse tumukorere tumubutunzi bwacu, ubwenge n'umutima, ndetse ubwenge bikorere umwami Yesu. Haleluya. Abantu benshi cyane ntibazinzira ijuru, abo ngabo babohewe mu maboko y'awa mugome Satani. Twese tubashake, tubasangishe umukiza Yesu. Ducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Izi twese tubashake, tubasangishe umukiza Yesu. Ntiducogore gusenga, kugeza ubwo Yesu azaza.
ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ntiducogore gusenga we kugeza ubwo Yesu azaza. Ntiducogore gusenga niyo shalomo y'iki gitondo, ngiyo mwaramutse. Wicogora gusenga, byuka usenge, fungura umunwa usenge, haguruka usenge, dusenge ibihe byose. Ariko iki gitondo nkunda kubyutsa abantu kugira ngo babyuke basenge, kugira ngo uhaguruke usenge. Ntiwibagirwe ngo ugende udasenze. Ubana na Yesu buri munsi, ubana n'umwami wawe, ntugenda gutyo gusa, ahubwo urazinduka ugasenga, ukagira ibyo umubwiye, ukagira icyo muganiriye, ukagira ibyo muvuganye, ahasigaye ugakomeza mu munsi wawe. Fungura umunwa usenge, wicogora gusenga, ambara imbaraga usenge, ongera ushyire amavi hasi, ushaka Imana. Ngo abayishakanye umwete barayibona. Umwami ashimwe. Uyu munsi turahagarara muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 9. Niho tugiye gusengera, twishyira umunsi wacu mu biganza by'Imana. Matayo igice cya 2 umurongo wa 9 haravuga ngo bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri burasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho umwana ari ihagararaho. Amen. Imana ishimwe. Ahangaha ni babanyabwenge bari bagiye kuramya Yesu, ariko barayoba. Iki gitondo Imana ikurinde kuyoba. Uyu munsi Imana iturinde kuyoba. Mu buzima bwacu Imana iturinde kuyobagurika. Aho wari warayobaguritse, Imana igufashe, Mwuka Wera agufashe, Mwuka Wera adufashe, tugaruka hakwiriye. Aba banyabwenge baragiye bajya kwa Herode. Mu by'ukuri ntago Yesu yari yavukiye kwa Herode ibwami. Aleluya. Barayoba bajya kwa Herode, bajya kubaza, koko bari banamenyereye, bashatse gukora kubimenyerewe, ku mwami ajya ibwami, ku mwami avukira ibwami, bajya kubaza ibwami ngo umwana wavutse. Ku murongo wa 2 hano muri iyi Matayo igice cya 2, ku murongo wa 2 bavuga ngo umwami w'Abayuda wavutse ari hehe. Yibaza, bagenda kubaza ngo umwami w'Abayuda wavutse ari, uko twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Bari baje kuramya umwami. Mu by'ukuri ntabwo yari ari ibwami kwa Herode. Ibya Yesu hari aho byari byabereye, umukiza hari aho yari yavukiye. Haleluya. Muri uko kuyoba baza kongera kugaruka mu nzira, bongera bafata bamaze ngo kumva umwami baragenda. Amaze kumva Herode arabahakanira, ababwira ibyo bintu nta byabaye, ntabyo bazi. Herode nta n'ibyo yarazi, anabashyira ku ruhande, ababwira bwishwa basobanuza n'ibiki. Ku murongo wa 7 hano ro ku murongo wa 9 none yahisemo ko dusengeramo ngo bamaze kumva umwami baragenda, ngo kandi ya nyenyeri babonye bakiri burasirazuba ibajya imbere. Barahagaze bajya kubaza aho batagomba kubariza, nayo irahagarara. Bongeye gusubukura urugero, baravuga ati noneho dukomeze urugero, turaca mu cyerekezo. Bongera babona inyenyeri, barakomezanya. Icyampa Imana ikaturinda kuyoba, ngirinda igera aho umwana yavukiye abari hihagarara. Aho ngaho irababwira ati noneho ni hano, hariya mwari mwagiye hoya. Imana iturinde kuyoba. Iki gitondo wisengere, nanjye nisengere, ubwira Imana ngo Mana undinde kuyoba. Mu nzira zageze uyu munsi undinde kuyoba. Naho nari narayobye ungarure mu nzira. Mu buzima bwanjye undinde kuyoba. Naho nari narayobye ungarure mu nzira yanjye. Undinde kuyobywa. No kuyobywa, umuntu akaza akakuyobesha inzira ugaca mu nzira itari, akakubwira ibitari byo ukayoba. N'abatuyobya Imana ibaturinde. Mu izina rya Yesu. Mu rugendo rw'agakiza baza kuyobya abantu, baza kutuyobya, ibyo byose biveho mu izina rya Yesu. Umwuka Wera w'Imana baturinde, abashyire kure y'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu. Twe kwihimbira ibyacu, ahubwo dukora iki ijambo ry'Imana rivuga. Kuko nidukora iki ijambo ry'Imana ritubwira, ntituzayoba. Abantu banze guhagarara mu ijambo ry'Imana, abantu banze gusoma ijambo ry'Imana, abantu banze gusengera mu ijambo, kwizerera mu ijambo, bagashaka ibindi, bakiringira ibindi, bagashaka oya. Rimwe na rimwe ugasanga n'abantu bahagaze ku muntu wo guhagarara ku Mana imukoresha cyangwa se imukorera, barebe kuri Kristo gusa. Imana iturengere, Imana idutabare. Haleluya. Baragenda ngo kandi ya nyenyeri babonye bakiri burasirazuba ibajya imbere, kuko bemeye kugenda.
bahagaze bagahitamo kujya kwikorera ibyabo. Inyenyeri yarahagaze. Hariho n'abantu mu buzima bwabo bimeze gutyo, banze kumvira Imana, banga kumvira icyo Imana ivuze ko Imana ngo ibayobore, banze kumvira umwuka wera, umwuka wera ngo abayobore, umwuka wera ngo abafashe bagera aho bagera, bagera aho bavuye, bagere n'aho bagera, bahitamo kwiyobora. Umwuka narihagararira, inyenyeri yabo yoboraga irahagarara, urumuri bari bafite rurazima kubera ko bashatse kwiyobora. Ariko aho babihaniye bakavuga ngo Mana turagarutse, turifuza ko watuyobora, turifuza noneho intambwe zacu ko ziyoborwa nawe, turaziguhaye ngo uziyobore. Imana ikongera ikatsa itara, ikongera ikatsa urumuri, ikongera umwuka wera akongera agakorana nabo. Icyampa ngo natwe iki gitondo twe kuyoba, naho twe twarayobye twicira inzira, naho twe twarayobye twirwanirira, naho twe twarayobye twishakashakishiriza, uyu munsi bihagarare, twemerere umwuka wera. Nk'uko inyenyeri yayoboye aba banyabwenge, naho twemerere umwuka wera w'Imana kutuyobora mu buzima bwacu, mu nzira zacu za buri munsi. Uyu munsi Imana iduhaye, iyi minsi Imana ikiduhaye, idutije ubuzima, tugihumeka, twemere umwuka wera tuyobore, twemere ijambo ry'Imana rituyobore, twemerere Yesu atuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Mana ndagushimiye, uhabwe icyubahiro ko uyu munsi amanukiye gukuraho kuyobya no kuyobywa mu nzira zacu zose. Abanyabwenge bamaze kwemera gukomeza urugendo, babona ya nyenyeri. Natwe turakwemereye gukomeza urugendo uyu munsi mu izina rya Yesu. Ntituri buyobe, nta kiri butuyobesha inzira, kubera ko dufite ijambo ryawe, dufite Mwami Yesu, dufite umwuka wera. Uhereye uyu munsi ntitukayobe, ibirenge byacu ntibikayobagurike, imitima yacu ntikayobagurike, ibitekerezo byacu duhitemo guturiza imbere yawe no kubana nawe no kwizerera muri wowe Mwami. Haleluya, turagushimiye Mana, shyirwa hejuru Mwami, izina ryawe niryubahwe. Ntituri buyobe uyu munsi, buri saha y'uyu munsi dukuyeho kuyobya, ibyazaga kutuyobya, abazaga kutuyobya, inzira zose bacagamo zose zifungwe n'amaraso yawe. Urakoze Mana, urakoze ko dukuyeho kuyobywa, ibyari byarateguwe ngo bituyobye, ibyari biri mu buzima bwacu ngo biyobye ubuzima bwacu, ntago bikunda, kubera ko Yesu uwe nyenyeri yo mu ruturuturu ari utuyoboye. Haleluya, Yesu we nyenyeri yo muri turuturu, ugumye utuyobore, uyobore ibiganza byacu ntibikore ibibi, uyobore ibirenge byacu ntibijye mu bibi, uyobore amaboko yacu Mwami agukorere ntakore ibibi by'udashaka, uyobore ubuzima bwacu Mwami, tubushyize mu biganza byawe, muri assurance yawe, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Urakoze Yesu, tegeka byose birakumvira uyu munsi. Twateye ko tutari buyobe, turagenda mu nzira zigororotse zitunganye kandi ziguhesha icyubahiro kandi z'ukuri kandi zizima. Urabana natwe Yesu, wowe nyenyeri yo mu ruturuturu, wagumye utuyobore. Uyu saha byandikwe ko tutari buyobe, uyu munsi byandikwe ko buri saha y'uyu munsi byandikwe ko tutari buyobe. Uyu munsi ntago turi buyobe, n'ibyashaka kutuyobya bifungwe mu izina rya Yesu none n'iteka ryose. Amen. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza, mwibuke gukora subscribe na share. Shalom.